Yesu ashimwe. Muraho bene data, mwebwe mwese abaduteze amatwi. Uwo mugiye kuganira muri uyu mwanya ni Pasteur Nsengiyumva Laurien, ndi umushumba w'itorero ry'akarere i Rwamagana mu rurembo rw'iburasirazuba. Nifuje yuko uyu munsi twaganira ijambo ry'Imana ryanditse mu gitabo cyo Kuva ibice 12, turahera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 14. Turaza kongera dusome Abagalatiya ibice 6 umurongo wa 14. Niyo magambo tugiye kuganiraho muri uyu mwanya, munyemerere dusome twihuse. Uwiteka abwirira Mose na Aroni mu gihugu cya Egiputa ati: uku kwezi kuzababere imfura y'amezi, kuzababere ukwezi kwa mbere mu myaka. Mubwire iteraniro ry'Abisirayeli ryose kuwa 10 w'uku kwezi umuntu wese yiyendere umwana w'intama uko amazu yabase ari, umwana w'intama umwe mu nzu imwe. Kandi niba inzu ari nto itari bumare umwana w'intama, asangire n'umuturanyi we, bahereranye, bawufatanye uko umubare w'abantu uri. Uko imirire y'umuntu wese iri abe ariko muzabara umubare w'abasangira umwana w'intama. Umwana w'intama wanyu cyangwa umwana w'ihene ntazagire inenge, uzabe isekurume itaramara umwaka. Muzawukure mu ntama cyangwa mu ihene, muzawurindirize umunsi wa 14 w'uku kwezi, iteraniro ryose ry'Abisirayeli bazawubikire nimugoroba. Bazende ku maraso bayasige ku nkomanizo zombi no mu ruhamo rw'umuryango by'amazu bawuririyemo. Muri iryo joro bazarye inyama zawo zokeje, bazirishe imitsima itasembuwe, bazirishe n'imboga zisharira. Ntimuzazirye mbisi cyangwa zitetse, keretse zokeje. Igihanga cyawo n'iminono yawo n'ibyo mu nda byawo ntimuzagire icyo musiga ngo kirare, iziraye muzazose. Uku abariko muzazirya, muzazirye mukenyeye, mukwesa inkweto, mwitwaje inkoni, muzazirye vuba vuba. Iyo niyo Pasika y'Uwiteka. Kuko iryo joro nzanyura mu gihugu cya Egiputa, nkica abana b'imfura bose bo mu gihugu cya Egiputa, imfura z'abantu n'uburiza bw'amatungo n'imana z'abanyegiputa zose. Nzasohoza amateka nziciriyeho, ndi Uwiteka. Ayo maraso azababera ikimenyetso ku mazu murimo. Nanjye ubwo nzabona ayo maraso nzabanyuraho, nta cyago kizababaho ngo kibarimbure ubwo nzatera igihugu cya Egiputa. Kandi uwo munsi uzababera urwibutso, muzawuziririze ube umunsi mukuru w'Uwiteka mu bihe byanyu byose. Muzajye muziririza, ribe itegeko ry'iteka ryose. Amena. Reka dusome nanone mu rwandiko Paulo yandikiye Abagalatiya ibice 6 umurongo wa 14. Haranditse ngo: ariko jyewe sinkiratana ikindi keretse umusaraba w'umwami wacu Yesu Kristo, wateye ko iby'isi bimbera nk'ibibambwe, nanjye nkabera iby'isi nk'ubambwe. Nimwakira ijambo ry'Imana. Bene data bakundwa, muri ibi bihe turimo kwibuka Pasika, twakomeje kugenda twumva inyigisho zitandukanye zikomeza kudusobanurira Pasika ikitwibutsa n'icyo itumariye nk'abakristo. Uyu munsi nifuje ko twakongera kuganira kuri aya magambo, ariko nahaye umutwe ugira uti: dusabe guhishurirwa ibanga rikomeye riri muri Pasika. Nk'uko inyigisho nyinshi twagiye twumva zagiye zibigarukaho ku Bisirayeli, Pasika ibibutsa cyane kuva mu buretwa bwo mu Egiputa. Ni umunsi wo kwibohora cyangwa umunsi wo kuva mu ngoyi. Natwe kuba Kristo, umunsi wa Pasika utwibutsa gucungurwa kwagaragariye mu rupfu n'izuka by'umwami wacu Yesu Kristo. Izi Pasika zombi, ari y'Abisirayeli n'iy'Abakristo, zifite aho zihuriye cyane, kuko zose zibutsa gucungurwa, kuva mu bubata cyangwa kuva mu buretwa. Abisirayeli bavuye mu buretwa bwa Egiputa, Abakristo natwe twavuye mu bubata bwa Satani. Burya rero kubohoka
bigira ibyiciro bitandukanye. Reka turebe rero uko byagenze. Turaza kujya tuvuga ku Bisirayeli ariko tugaruke no kuri twebwe abakristo. Kuva mu buretwa bw'abanyegiputa kw'Abisirayeli, iyo dusomye mu ijambo ry'Imana dusanga ubwo Mose yatumwaga n'Imana ku Bisirayeli kubabwira ko Imana yumvise gutaka kwabo batakishwa n'uburetwa bwa Farawo, ikaba yafashe umugambi wo kubatabara. Mose ntabwo yagize impungenge za Farawo gusa, ahubwo n'izabo bari mu buretwa yarazigize, kuko igihe bari bamaze mu buretwa mu by'ukuri cyari kirekire, baragihuriyemo n'imibabaro myinshi, kugeza ubwo byari byaramaze kubajya no mu mitsi no mu maraso no mu misokoro, koko bakababara, ariko ntibiyumvishe yuko hariho ubundi buryo bashobora kuzatabarwa umunsi umwe bakava mu buretwa. Mose rero mu byo yagizemo gushidikanya yaribajije ati ariko se Abisirayeli bo koko kubabwira yuko baba bagiye kuzavanwa muri buriya buretwa bazabishyikira? Byatumye Imana imuha ibihamya ndetse n'ibisobanuro bizabemeza ko ariyo imutumye kandi ko ari Imana ishobora byose izanabikora. Reka tuvuge ikintu kimwe hano. Umuntu abasha gutinda mu buretwa cyangwa mu bubata, koko bukamubabaza, ariko akagera ubwo icyizere cy'uko yabohorwa kirangira muri we rwose kikayoyoka, agasigara ataka ariko atazi neza n'icyo ari gusaba, kuko aba adatekereza ko hari uwabasha kumuhindurira ubwo buzima. Mu gitabo cyo Kuva ibice 6 ku murongo wa 9 haravugwa ngo Mose abwira Abisirayeli ibyo, maze babuzwa kumwumvira n'umubabaro wo mu mitima yabo utewe n'uburetwa bw'agahato. Aba bantu bari bageze aho batabasha kwakira ubutumwa bw'ihumure bazaniwe. Hari hakenewe rero izindi mbaraga zizabashyigura zikaremeza ko igihe cyo kuva mu bubata cyageze. Izo nta zindi, hari hakenewe imbaraga z'umwana w'intama. Ndaza kubivugaho gatoya. Iyo dusomye kandi ijambo ry'Imana tubona uburyo Farawo nawe yatinze cyane kumva iby'Imana ivuga ngo areke Abisirayeli bagende. Imana yakoze ibitangaza bikomeye kandi biteye ubwoba byagombaga kumwemeza, ariko byabaye iby'ubusa. Reka tunibuke ko bitari bitangaza gusa, ahubwo byari ibyago bikomeye byagateye umuntu wese guhindukira akisubiraho. Umutima utagezwemo n'imbaraga z'umwana w'intama ntacyo ubasha gushyikira. Nubwo wahura n'ibyago, nubwo wahura n'amakuba, nubwo wahura n'imbuzi zitangaje, hatabayeho imbaraga z'umwana w'intama, umuntu burya ntabwo ajya yemezwa n'ibitangaza yabonye cyangwa ngo yemezwe n'ibyago yahuye nabyo. Reka tuvuge ko na n'ubu ngubu Imana hari ibitangaza iri gukorera mu isi. Hari ibyakoretse mu buzima bwacu, hari ibyakoretse mu ngo zacu, hari ibyabaye mu miryango yacu, hari ibyabaye mu gihugu cyacu, ariko igikwiriye kurusha ibindi cyatuma abantu ducishwa bugufi ni imbaraga z'umwana w'intama, nizo zatuma tugera mu rugero Imana ishaka. Naho ibyo tuba twarabonye, ibyo twumvise, ibiri guhindisha abantu imishyitsi nonaha, bishobora no gutambuka, byamara gutambuka abantu bakikomereza uko bari bari. Dukeneye imbaraga z'umwana w'intama. Munyemerere rero tuvuge gatoya icyo imbaraga z'umwana w'intama zakoze mu Egiputa. Nyuma y'ibyago 9 byari bimaze gutambuka, ariko umutima wa Farawo ugakomeza kunangirwa, Imana yabwiye Mose ko igiye gukoresha intwaro iruta izindi. Ngira ngo Mose yumva ko hagiye kwiyambazwa umwana w'intama byaramutangaje, kuko yaribajije ati Farawo utarakanzwe na cya gitero cy'ibikeri, ntakangwe n'amazi yahindutse amaraso, ntakangwe na zanda, ntakangwe na muryamo yisha amatungo, rwa rubura rwaje rukica imyaka yose, na wa mwijima ndetse n'ibindi, abasha ate gukurwa ku izima n'umwana w'intama?
ngira ngo yari kwibaza ati ahari wenda yiba Imana yari igiye kurekura nk'intare zikaza zikazimagiza igihugu cyose cya Egiputa, ahari wenda Farawo byamutera ubwoba. Ariko imbaraga zitangaje Imana yari igiye gukoresha ngo inyeganyeze bidasubirwaho umutima wa Farawo zari zihishwe mu mwana w'intama. Haleluya. Abisirayeli babwiwe gushaka umwana w'intama ngo udafite inenge, ngo uzabe kandi utaramara umwaka. Babwirwa ko uwo mwana w'intama uzabagwa ku munsi wa 14, amaraso yawo agasigwa ku nkomanizo z'umuryango. Inyama bakazirya zokeje, bakazirya bamaze gukenyera, bakazirya bahagaze nk'abiteguye urugendo. Munyemerere rero mu gice gikurikira tuze kureba icyo uwo mwana w'intama yakoze, haba mu Banyegiputa haba no mu Bisirayeli. Amen. Reka turebe ibintu bigera nko kuri 4, nubwo hari byinshi navuga, ariko ndashaka kuvuga kuri 4 umwana w'intama yakoze ku Banyegiputa. Umwana w'intama akimara kubagwa, amaraso yamaze gusigwa ku nkomanizo z'imiryango y'Abisirayeli, ngo umwana w'intama imbaraga zari muri we zarekuye urupfu rw'abana b'imfura bose bo mu Egiputa. Amaraso y'uwo mwana w'intama yabaye urukingo rukomeye ku miryango y'Abisirayeli, mu gihe Abanyegiputa bo bari bari gupfa ndetse n'amatungo yabo. Icya gatatu, imbaraga z'umwana w'intama nta na hamwe zahejwe, haba mu bakomeye haba mu boroheje, hose zarahinjiye kandi zihakora akantu. Icya kane, imbaraga z'umwana w'intama zateye Farawo n'ibyegera bye gutsimbuka ku bukana bari bafite. Si ukwemerera Abisirayeli gusa kugenda, ahubwo babingingiye no kubavira mu gihugu, banabinginga ngo babasabire ku Mana. Reka turebe rero icyo uwo mwana w'intama nanone yakoze mu Bisirayeli. Bakimara kurya za nyama z'umwana w'intama, icyizere cy'uko babasha kuva mu buretwa cyaruzuye, kubishidikanyaho bibashiramo. Icya kabiri, bagize guhuza umutima. Tekereza uburyo bari benshi, ariko itegeko rya Mose ryo guhaguruka no gutangira urugendo bakaryumva mu kanya gato cyane, kandi bakaryubahiriza kimwe. Bibiliya ivuga neza ko abagabo bakuze bari muri bo bari 600,000. Abana, abagore n'abakobwa ntibabazwe. Utekereze kandi wibuke ko mu Bisirayeli bagiraga abana benshi, ndetse bashoboraga no gushaka abagore barenze umwe. Ubwo rero urumva ko abatarabazwe nibo benshi. Umwanditsi umwe yigeze agereranya, aravuga ngo muri iryo joro abahagurutse bava mu Egiputa babasha kuba barasagaga na 2 miliyoni. Ngaho rero tekereza noneho njya mbona nk'amakorari agiye gukora ingendo. Korari izava hano i Kigali yerekeje nk'Irubavu, bamara nk'amezi 2 babyitegura, babiganira, bakora inama n'ibindi. Kandi ubwo ni korari y'abantu nka 80 gusa, ku rugendo ruto cyane rwo kuva i Kigali ugera i Rubavu. Bikabafata igihe, bamwe bakazana impamvu, abandi batigewe ntabwo binyoroheye, bagafata yewe n'ibihe byo kubisengera. Ariko tekereza ukuntu abantu basaga 2 miliyoni bo bahawe itegeko ijoro rimwe, bakaryumvira, bose ifirimbi yavuga bagahita bahaguruka, nta niyo nkisigaye. Ibyo bintu ntabwo ari ibyakorwa na mobilisation y'umuntu, ahubwo ni imbaraga z'umwana w'intama zari zatangiye gukorera muri bo, bakumva kimwe, bagatekereza kimwe, bagahuza umutima. Haleluya. Izo mbaraga burya z'umwana w'intama nizo dukeneye no mu itorero, nizo dukeneye kugira ngo ibyo dukora byose tubikore dufashijwe n'izo mbaraga. Mobilisation yo guhagurutsa abantu bangana batyo ngo bakore urugendo ntiyari koroha yo hataba habayeho izo mbaraga z'umwana w'intama. Mu Bisirayeli rero
ibanga rikomeye cyane ryatumye urugendo rwemera, bagahaguruka bose nta guhuzagurika, nta kujya impaka, nta kubanza kuvuga ngo mureke tuzatangire urugendo undi munsi, nuko izo mbaraga hari icyo zari zamaze gukora muri bo. Icya gatatu navuga, gutegura urugendo rw'abantu bangana batyo rwasabaga ibintu byinshi, icyo nakwita logistique. Hagombye kubamo yewe na za ambulance n'ingobyi, bateganya yuko harimo n'abarwayi, abasaza n'abakecuru. Nyamara bakimara kurya kuri za nyama z'umwana w'intama, n'abanyantege nke basubiyemo imbaraga, abarwayi barakira, bose bahagurukira rimwe. Nta za ambulance zarimo, ntaki, ahubwo imbaraga z'umwana w'intama zakoreraga muri bo, zabahaye imbaraga zo gukomeza urugendo. Haleluya! Izi mbaraga n'ukuri turazikeneye. Ese uyu mwana w'intama yagereranywa n'iki? Cyangwa ibi byose twebwe byatwigisha iki? Reka tuvuge twihuse ngo uyu mwana w'intama yasuraga Yesu, umwana w'Imana, nawe waje atagira inenge, akaba igitambo Imana yari ikeneye ngo abari mu isi tubabarirwe. Amaraso y'uwo mwana w'intama yasizwe ku nkomanizo z'imiryango, yasuraga amaraso ya Yesu azamenwa kugira ngo abayisunze bose bazakira umujinya w'Imana, marayika w'umurimbuzi abaceho barengerwa. Kubizera amaraso ya Yesu ababera urukingo rukomeye ku mivumo yose y'icyaha. Ayo maraso kandi aba umuti wo kweza no guhumanura uyemera wese. Imbaraga ziri mu mwana w'intama, cyangwa imbaraga zari mu mwana w'intama, zateye Abisirayeli guhuza umutima, bagahagurukira icyarimwe, zasuraga imbaraga z'Imana zikorera mu bizera, zikabahesha nabo guhuza umutima. Izo mbaraga zatumye Abisirayeli bakira indwara, bagakora urugendo. Zasuraga imbaraga zo mu miryimba ya Yesu Kristo, natwe zidukiza indwara ari iz'umubiri n'iz'umutima, tukabasha gukomeza urugendo. Nitwavuga rero kuri izi mbaraga z'umwana w'intama ngo dusoze tutavuze aho imbaraga z'umwana w'intama w'Imana Yesu Kristo nazo zagaragarijwe, kandi n'uburyo natwe twazigizeho uburenganzira. Aho ngaho rero tugiye kuvugaho sahandi ni ku musaraba i Golgota, aho Yesu yatambwe, aho Yesu yapfiriye ibyaha byacu. Ndagira ngo twongere tuvuge gatoya kuri uwo musaraba. Paulo yavuze ngo nta kindi nkigira cyo kwirata ngo uretse umusaraba wa Yesu Kristo wateye kw'iry'isi rimbera nk'ibibambwe, nanjye nkabibera nk'ubambwe. Aya magambo ni amagambo akomeye cyane tudashobora gusesengura muri uyu mwanya, ariko ndashaka kuza kuvuga ibyabereye i Golgota, ibyabereye hariya ku musaraba, turebe n'ubusobanuro bwabyo n'ibanga rihishwe muri byo cyane tugomba gukomeza kwishingikirizaho nk'abizera. Ndagira ngo mbere yuko twakwinjira mu kindi gice, mutegere amatwi aka karirimbo kagiye gukurikira. Yesu akomeze kubanezeza. Mbere yuko twavuga ku by'umusaraba n'ibyabereye i Golgota, munyemerere tugaruke bukeya tuvuge ku buretwa twarimo ubwo twabatuwe n'urupfu rwa Yesu Kristo. Iyo tugenzuye mu byanditswe byera, tubona ko Adamu na Eva, abakurambere bacu, bamaze gucumura, icyaha cyabashyize kure y'Imana. Mbega guhera ubwo habayeho urusika hagati y'abantu n'Imana. Umushyikirano n'ubusabane bari bafitanye n'Imana byavuyeho. Umunezero, amahoro, ibyishimo bagiraga byarayoyotse, batangira guhangayika. Umwuzuro n'imigisha bari bafite, ibyo twavuga ngo bari muri abundance, bari bafite byose, byahise bisimburwa no gukehanirwa no kubura uko bagenza. Mbega imivumo itandukanye yahise ibokama. Twibuke ko ngo n'ubutaka bwabahaga umweru bwahise buvumwa, ngo Imana iravuga ngo kubera yuko bacumuye, ubutaka bwabahaga umweru bugiye kujya buberera amahwa ndetse n'ibitovu.
murumva yuko icyaha cyazanye amahano mu isi. Urugendo barimo rwabaganishaga mu bugingo bataracumura, ariko icyaha kimaze kuza rwahise ruhindura icyerekezo, rutangira kubaganisha mu rupfu rw'iteka, kuko bari munsi y'umujinya w'Imana. Erega si bo bonyine byagarukiyeho, ahubwo natwe twese ababakomokaho ngaya amateka yahise aba yacu. Kuko twakomotse ku banyabyaha, natwe twahise tuba ubwoko bw'abanyabyaha. Ubwo bwoko kandi tubwitirirwa tutaranakora ibyaha, ahubwo tubwitirirwa kuko abo dukomokaho nabo biswe abanyabyaha. Aha rero ni uko Pawulo yavuze ati, kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Ni ijambo dusoma mu Baroma ibice 3 umurongo wa 23. Ikindi kandi, kuko twari twiswe abanyabyaha, nta kindi cyari gitegerejwe keretse urupfu rw'iteka. Kuko ijambo ry'Imana rigira riti, kuko ibihembo by'abanyabyaha ari urupfu, ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho. Iryo naryo ni ijambo dusoma mu Baroma ibice 6 umurongo wa 23. Reka mvuge rero mu ncamake, ni hagati y'umuntu n'Imana hari hajemo ubwanzi. Mbega twari tumeze nk'abari mu ntambara n'umuremyi wacu, kandi intambara tutari duteze kuzatsinda, kuko Imana ni inyembaraga kandi twebwe turabanyantege nke, turabanyamafuti. Ni intambara yari iriho, ariko umuntu atarateze azanatsinda. Reka tuvuge ku by'iyo ntambara, dufate ikigereranyo kimwe cy'ibyo tujya tubona mu buzima bwacu bwa none. Tuzi neza yuko iyo habayeho intambara hagati y'igihugu n'ikindi, cyangwa hagati y'umuryango n'undi, hari inzira zijya zinyurwamo ngo hashakishwe uko haboneka amahoro. Hari ibintu bimwe byitwararikwa y'amahoro ari gushakishwa kugira ngo intambara ihagarare. Icya mbere, hagomba kuba umuhuza w'impande zombi. Icya kabiri, uwo muhuza agomba kuba ntaho abogamiye, agomba kuba ari neutre, kandi akamenya neza ibyo buri ruhande ruri kuburana, cyangwa icyatumye iyo ntambara ibaho. Hagomba kuba aho intumwa z'impande zombi zizahurira, cyangwa ahazabera imishyikirano. Iyo mishyikirano igisozwa n'amasezerano ashyirwaho umukono n'impande zombi, kandi akerekana ibyo buri ruhande rwiyemeje n'ibyo rusabwe kuzitwararika. Hari igihe biba ngombwa ko uruhande urunuru cyangwa se urundi rusabwa kwishyura ibyo rwangije cyangwa ibyo rwonone, cyangwa rusabwa kugira ibyo rusubiza. Hari ibiguzi rero bigomba gutangwa ku biba byarangijwe, cyangwa ku burenganzira buba bwaravogerewe. Ayo masezerano kandi iyo agiye gushyirwaho umukono n'umuhuza w'izo mpande zombi, nawe ashyiraho umukono we, ndetse agashyiraho n'ikirango cye cyangwa kashege. Reka rero tuvuge yuko natwe muri ya ntambara twavuze yabayeho hagati y'umuntu n'Imana, iyo ntambara nayo kugira ngo irangire hagombaga kuboneka umuhuza, kandi hagombaga kuboneka aho iyo mishyikirano igomba kubera. Iyi ntambara rero yari hagati y'abantu n'Imana, yasorejwe i Golgota ku musaraba, aho Yesu Kristo yabambwe. Amen. Yesu niwe wabaye umuhuza w'abantu n'Imana. Abandi bahuza benshi bari baragerageje guhuza Imana n'abantu, ariko ntibabigeraho. Reka mvuge ngo nka Mose wari uhagarariye iby'amategeko, yakoresheje amategeko, ariko yarinze arangiza urugendo rwe mu isi atarabasha guhuza neza Imana n'abantu. Abatambyi bajyaga batamba ibitambo, n'abahanuzi bajyaga baza babwira abantu umugambi w'Imana n'iby'Imana ishaka, nabo mu bihe byabo bagiye bagerageza byose ngo bunge Imana n'abantu, ariko ntibishoboke, kuko nabo bari abanyantege nke, cyangwa mu mvugo isobanutse nabo bari muri wa murongo w'abanyabyaha, kuko bari bene Adamu. Ubwo rero rwari rwarabuze gice, ariko mu gihe gikwiriye Yesu umwana w'Imana yemera kuza kuba umuhuza w'abantu n'Imana, kandi we aza yaje yikwije.
reka tuvuge bimwe mu bintu Yesu yari afite cyangwa se yaje asobanukiwe byagombaga kumushoboza iriya misiyo cyangwa buriya butumwa bwo kunga Imana n'abari mu isi. Yesu yaje azi gukiranuka kw'Imana, yaje azi neza amahame y'Imana avuga ko umunyabyaha agomba gupfa, yaje azi ikiru gikenewe ngo Imana izemere kubabarira abantu, yaje azi ikibasha guhosha umujinya w'Imana. Yesu yaje ku isi azi igitambo cyanyura Imana, kandi yaje azi neza yuko icyo gitambo cyabuze, abantu bagerageje kugishakisha ariko nticyaboneka. Yaje azi ko n'umutambyi ukwiriye cyangwa umuhuza wakwemerwa imbere y'impande zombi mu isi yari yarabuze. Yaje azi neza ahagomba kurangirizwa inzigo, ariho ku musaraba, aho icyaha gihanirwa, ugukiranuka kw'Imana kukubahirizwa. Yaje rero azi guhagararira uko gukiranuka kw'Imana, ariko azi no kugaragaza urukundo rw'Imana. Muri ibyo byombi ari ugukiranuka kw'Imana n'urukundo rw'Imana, byose bikubahirizwa nta kibangamiwe. Aha rero niho hasohorejwe bwa buhanuzi dusoma mu rwandiko rw'Abaheburayo rugira ruti, erega ntibishoboka ko amaraso y'amapfizi n'ay'ihene akuraho ibyaha. Nicyo cyatumye ubwo Yesu yazaga mu isi avuga ati, ibitambo n'amaturo ntiwabishatse, ahubwo wanyiteguriye umubiri. Ntiwishimiye ibitambo byokeje cyangwa ibitambo by'ibyaha, mpera ko ndavuga nti, dore ndaje Mana. Mu muzingo w'igitabo niko byanditswe kuri jye, nzanywe no gukora ibyo ushaka. Ni amagambo dusoma mu rwandiko rw'Abaheburayo ibice 10 umurongo wa 4 kugeza ku wa 7, ariko ubishatse wakomeza no hepfo. I Golgota ku musaraba rero niho Imana yiyungiye n'abari mu isi. Tubona ko icyaha cyari cyatangiriye ku giti muri Edeni, n'ubundi cyaciriweho iteka ku musaraba w'igiti aho ngaho i Golgota. Ikindi cya kabiri twavuga aho ngaho nuko gukiranuka kw'Imana kwasohorejwe aho ngaho i Golgota. Ibyaha byahanwe ku mugaragaro, uwemeye kubyishyiraho ari we Yesu Kristo umwana w'Imana yapfiriye ku musaraba. Ariko kandi urukundo rw'Imana narwo rwaragaragajwe, kuko uwo wapfuye mu cyimbo cy'abanyabyaha ni Yesu nyine umwana w'Imana. Ikiru cyari gikenewe, cya kindi Imana yari ikeneye ngo ibabarira bari mu isi, cyari cy'amaraso azira inenge, yari akenewe, kandi nta handi yari kuboneka keretse mutarigeze akora icyaha ari we Yesu Kristo. Ikiru rero cyaratanzwe cy'amaraso ya Yesu. Umutambyi nawe wagombaga guseruka imbere y'Imana akemerwa ni Yesu utarigeze akora icyaha. Abandi batambyi nabo bari barananiwe, kuko ngo iyo bajyaga gutamba nabo ngo barabanzaga bakitambirira ibyaha byabo. Yesu rero muri rindi jambo twanavuga ngo yatubereye umwunganizi cyangwa se avoka, nk'uko tujya tubibona mu buryo bw'amategeko. Aburana urubanza rwacu, ruramutsinda. Ntabwo yarutsinze, kuko ibyo twakoze byaraduhamaga rwose. Ariko igitangaje, amaze gutsindwa urwo rubanza rwacu, nk'aho twagahanwe, kuko byari bimaze kwemezwa ngo ubwo uwakoze icyaha agomba gupfa, aba rero uburanira bagomba gupfa. Yesu ngo ahita yitambika aravuga ngo ndashaka no guhanwa mu cyimbo cyabo, ngo yemera gupfira abanyabyaha. Imana itari ko si ibyo gusa, hakenewe n'ihazabu. Ihazabu yari ikenewe muri urwo rubanza, yari amaraso azira inenge. Yesu ati ngaya nayo nayazanye, amaraso azira inenge. Ngo ibyo byose amaze kubisohoza ku musaraba, Imana irabyitegereza, Imana irabireba, ibona umutambyi noneho aremewe arashyitse, ibona igitambo kiruzuye, ibona amaraso azira inenge arabonetse. Ngo Imana iranyurwa,
imaze kunyurwa ngo ihita itangaza ku mugaragaro, iravuga ngo noneho ndemeye abari mu isi bashobora kubabarirwa kubera iki gikorwa cyo ku musaraba. Yesu nawe ngo aho yari ari ku musaraba abyitegereje ukuntu Imana inyuzwe n'icyo gitambo, nibwo yahise arangurura rya jambo aravuga ngo birarangiye, c'est accompli. Mu rurimi rw'Ikigiriki iri jambo riravuga ngo ni tetelestai. Ni ijambo ubundi ryabaga muri kashe yaterwaga ku nyemezabuguzi iyo umuguzi yabaga amaze kwishyura ibyo agiye kujyana. Yamara kubyishyura bakamutereraho iyo kashe yanditsemo ngo tetelestai cyangwa ngo paid nk'uko biri. Yesu rero amaze kubona ko Imana inyuzwe, uwo mwanya nibwo nawe yahise atangaza ngo burya ikiguzi cyari gikenewe kirishyuwe, burya ikiru cyagombaga gutangwa kiremewe imbere y'Imana. Ngo muri uwo mwanya amenye yuko byose abirangije, ngo nibwo yacuritse umutwe aca umutima. Mu yandi magambo rero yari amaze no gushyiraho umukono kuri ya masezerano. Amasezerano yashyizweho umukono, Imana yashyizeho umukono, iravuga ngo ndemeye birarangiye. Abazizera urupfu rw'umwana wanjye Yesu Kristo bakemera kwezwa n'aya maraso, abo bose bazababarirwa. Umuhuza ari we Yesu Kristo nawe yari amaze gushyiraho kashe ye. Natwe rero ubwo uwo mwanya ikiba gisigaye ni iki? Nuko abari mu isi bose babandi bamwe twarabo gucirwaho iteka, iyo twumvise ubutumwa bwiza, umuntu wese akegera umusaraba wa Yesu Kristo, akabona igikorwa cyakorekeye ku musaraba, akabona uburyo Yesu Kristo yishyizeho imivumo n'ibyaha byacu byose, nawe akakira akavuga ngo burya Yesu yahanwe mu cyimbo cyanjye, burya ibyaha byagombaga kunyicisha Yesu yarabipfiriye. Yesu nanjye nakiriye imbabazi wandongeye ku musaraba. Uwo mwanya nawe ngo abashyize umukono kuri ya masezerano, bityo ubwanzi bwari hagati ye n'Imana bukaba bukuweho, nawe akitwa umwana w'Imana, akitwa inshuti y'Imana. Niyo mpamvu rero nagize nti hari byinshi cyane, hari amabanga akomeye cyane ahishwe mu bya Pasika. Icyo nashatse kugarukaho cyane uyu munsi ni ukuvuga ngo mu mbaraga z'umwana w'intama, za zindi zatumye Farawo atsimbuka akarekura, izo mbaraga ziri muri Yesu Kristo nizo Satani nawe ajya kebuka, yazibona nawe akagwa ruhabo, akavuga ngo abarimo ziriya mbaraga ntabwo nabakandiraho, ntabwo nabegera. Iyo natwe tubimenye tukabyizera tugahagarara muri ubwo butware, Satani aratsimbuka, Satani atuva inyuma, tukamucyaha agatsindwa. Ikindi cya kabiri ni ukumenya neza ngo nibiregoye Satani yagendaga turegesha, ibyo byose ngo urwandiko byari byanditseho ngo Yesu yarutaburiye hariya ku musaraba. Iryo ni ibanga rindi rikomeye cyane, ni ibanga tugendana, bizera tugendana. Yo turi kuvuga Pasika ntabwo tuyizihiza nk'abandi bose babihindura iminsi mikuru, ahubwo twebwe turavuga ngo hariya niho gucungurwa kwacu kwabonekeye, hariya niho twaboneye uburenganzira bwo kongera kwegera Imana, hariya niho twaboneye imbabazi, hariya niho twongeye kwitwa abana b'Imana, twitwa inshuti z'Imana. Igihano ngo kiduhesha amahoro Yesu Kristo yakishyizeho. Niyo mpamvu bene data, mu gusoza ngira nti twongere twishimire Pasika yacu, ariko tuzirikana aya mabanga akomeye cyane ahishwe muri Pasika, atugaragariza neza yuko mu mbaraga za Yesu Kristo, mu mbaraga zakomotse mu rupfu rwa Yesu Kristo, niho natwe tugenda tuvoma imbaraga zidushoboza gukomeza urugendo. Kandi izo mbaraga nizo zizadushoboza kugenda tubabanesha buri munsi, kugeza ubwo tuzava muri iyi si tugacyura ubugingo buhoraho. Imana nibahe umugisha mwebwe mwese abategeye amatwi iri jambo. Munyemerere dufata akanya twongere dusenge. Mwami Imana yacu, mu izina rya Yesu turagushimiye, turaguhimbaje kubw'urukundo wagaragaje ineza yawe, wagaragaje imbabazi zawe, ubwo wemeraga yuko umwana wawe Yesu Kristo aza mu isi agapfira abanyabyaha, ngo yabaye umuhuza wacu nawe, ubwo hari harabuze
icyakongera kuduhuza. Turagushimira yuko urupfu rwa Yesu Kristo rwongeye kuduhuza nawe, ndetse ruduhesha kubabarirwa, ruduhesha kongera kwitwa abanyabugingo. Nta teka tugiciriweho kubera yuko Yesu Kristo yahanwe mu cyimbo cyacu. Turagushimira imbabazi twagiriwe, turagushimira kandi imbaraga dukomora mu rupfu rwa Yesu Kristo, kwizo mbaraga zijya zidushoboza kunesha. Izo mbaraga nizo zijya zidushoboza kurwana intambara buri munsi. Izo mbaraga kandi nizo zizadushoboza kurangiza neza uru rugendo turimo. Turagushimira urupfu rwa Yesu Kristo, turagushimira byose watugabiye ku musaraba, turagushimira imbabazi zawe, turagushimira urukundo wagaragaje, turagushimira kwera no gukiranuka kwawe. Ngaho reka izo mbaraga zikomeze ziganze muri twebwe, ziganze mu itorero, ziganze muri iki gihugu cy'u Rwanda, ziganze mu baremwe, Mwami Yesu Kristo, kugira ngo bose bahishurirwe urukundo rwawe n'ineza yawe. Turagushimiye Mana, turagushimiye kutwumva kandi gukomeza kudukorera ibyiza byose kugira ngo tuzagira amaherezo meza. Urakoze Mana, mu izina rya Yesu, amen.